iriho kandi izahoraho, izina ryawe ryubahwe. Amen. Uyu mwanya tugiye kumva ijambo ryawe, reka rero uzuvugire muri nge, Amen. kandi n'abumva iki cyigisho ndetse n'abandi bazacyumva, uzatuyoboze twese kandi uhereye none gukomeza kutuyoboza umwuka wawe. Amen. Tugusabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Bavandimwe, reka rero tuganire ku ijambo ry'Imana muri uyu mwanya, twifashishije duhera kwa aya magambo ari muri Luka igice cya 17 atubwira ngo ibizaba mu gihe cy'imperuka. Ariko tutarasoma aya magambo, turifuza kugira ikintu twakubwira amateka y'ibyabaye i Sodomu. Mbese i Sodomu byagenze iki kibazo bari bafite harimbuka, ese ibyabarimbuje uyu munsi ntabwo byaba biri kubisubiramo? Kugira ngo rero tubyigireho abo muri iki gihe gisoza amateka y'isi, tubanze tuyibutse cyangwa se dusome aya magambo ari muri Luka igice cya 17 duhereye ku murongo wa 25, ariko umutwe w'ayo magambo uravuga ngo ibizaba mu gihe cy'imperuka. Duhereye ku murongo wa 25 haratubwira ngo ariko akwiriye kubanza kubabazwa uburyo bwinshi no kwangwa n'ab'iki gihe, kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa niko bizaba no mu minsi y'imperuka, niko bizaba mu minsi y'umwana w'umuntu. Bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageze umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge, umwuzure uraza urabarimbura bose. Umurongo ukurikiyeho 28, no mu minsi ya Loti nayo byari bimeze bityo. Bararyaga, baranywaga, baraguraga, barashyingiraga, barubakaga, bageze umunsi Loti yavuye i Sodomu n'amazuku biva mu ijuru biragwa birabarimbura bose. Ni nako bizamera umunsi umwana w'umuntu azabonekeraho. Aya magambo dukwiye kugira icyo tuyigiraho. Ese niba kwa Loti, Nowa yabwirije imyaka 120, abwira abantu ibyo kwihana no kubabarirwa ibyaha. Abantu igihe kigeze ubwo yubakaga inkuge, abantu ntibabimenye, umwuzure waraje urabarimbura. Si uko bataburiwe, ahubwo ntibabihaye agaciro. Tubonye hano kwa Loti ariho i Sodomu. Ahangaha naho abamarayika barahageze, abantu babwirwa iby'imibu, bari barabwiwe iby'imiburo barayikerensa, ariko bishoje aya magambo ku murongo wa 30 avuga ngo ni nako bizamera umunsi umwana w'umuntu azabonekera. Umuntu wese akwiye kwibaza aya magambo. Ubwo aya magambo tuyabonye akatubwira iby'igihe turimo, ndetse ku murongo wa 31 uwo munsi uzaba hejuru y'inzu, ibintu bye bikaba biri mu nzu, ye kuzamanuka kubikuramo, n'uri mu murima nuko ntazasubira inyuma. Maze 32 aravuga ngo mwibuke Mukaroti. Mukaroti yitwa yate? Mukaroti yaraburiwe kimwe n'uko Loti yaburiwe, ariko igihe bahungaga Mukaroti ntabwo yakomeje urugendo, yararutangiye ariko ntiyarusoza. Ese ni abantu bangana iki atangira urugendo rw'ubukristo, banyamara mu kigo cyo kugira ngo bakomeze bajye mbere, ino saha ahubwo bakaba bari gusubira inyuma? Ese Mukaroti yarahindukiye akareba inyuma? Aha abantu bo muri iyi minsi y'imperuka ntibende guhindukira, ahubwo atari uguhindukira ngo barebe inyuma gusa, ahubwo bakaba barateye n'iby'Imana umugongo kurenza Mukaroti. Nyamara dukwiye kwibuka Mukaroti. Reka tugire rero icyo dukomeza kwigira ku byabaye Sodomu n'i Gomora, ariyo mateka ari kwisubiramo muri iki gihe. Iyo tugiye mu itangiriro igice cya 18 hatangira hatubwira
uburyo abamarayika baje bakajya kwa Aburahamu ndetse bakamubwira bati tugiye kurimbura Isodomu, kandi bakavuga bati ntacyo Imana, kubera ko Aburahamu yari inshuti y'Imana, aravuga ati ntacyo ntakora nabwiye Aburahamu. Ariko byaje gusoza bite? Ubwo Aburahamu yari afite umutima w'imbabazi, yaje gusabira Sodomu, aravuga ati ariko se nuhasanga abakiranutsi 50 bose uzabarimbura. Imana ati nibaboneka sinzaharimbura. Nyamara gukomeza gusaba no kwinginga kwa Aburahamu, yaje kugeraho ayira ubwo yavuze ati ese nihaboneka 10. Imana ati abo ngabo 10 nibaboneka ntabwo nzagenza nte, ntabwo nzaharimbura, nkuko biboneka ku murongo wa 32 yoreje asabira abantu b'Isodomu. Ubwo bagendaga rero abo bamarayika bakomeza bagenda, kandi hano mu gice cya 18 gitangira kivuga ngo bari abagabo 3, nyamara byagera mu gice cya 19 akatubwira ngo bari abamarayika. Reka turebe byagenze bite. Bari abamarayika 19, abamarayika bagera Isodomu, abaho babagirira nabi. Ibyo bari baritoje nibyo bakomeje gukora. Amagambo ari mu nama z'Itorero igitabo cya mbere haravuga ngo ubu ngubu Imana iri guha abantu bose igihe, Imana izaha abantu bose igihe cyo kugira ngo bakuze ingeso n'imico bibarimo. Ab'Isodomu nabo bari babonye umwanya wo kuza ibyo bari baritoje. Maze hano baravuga ngo abamarayika bombi bagera Isodomu nimugoroba. Loti yari yicaye mu marembo y'Isodomu. Loti yababonye arahaguruka ngo basanganire, yikubita hasi yubamye. Ariko Loti yari he? Marembo. Aha mu marembo, uyu muntu uri mu marembo amenya ibihita, amenya ibyinjira, amenya n'ibisohoka. Iyo ataza kuba mu marembo ntiyari kumenya ko baje, ariko yari mu marembo, kandi aha kuba mu marembo yari ari maso. Ubwo bahageraga rero, ikintu yakoze ku murongo wa 3 yarabahase bagiwe, maze binjira mu nzu ye, abatekera ibyo kurya, yotsa imitsima idasembuye bararya. Batararyama abagabo bo muri uwo mudugudu Sodomu bagota iyo nzu, abato n'abakuru bose bavuye ahantu hose ho muri wo. Bahamagara Loti baramubaza bati abagabo binjiye iwawe muri iri ijoro bari basohore turyamane nabo. Ahangaha Isodomu ubutinganyi bwari bufite imbaraga, ariko se muri iki gihe ubutinganyi ko bugarutse, ubundi ko byaranze kuribuka kwa Sodomu ko ari ubutinganyi, iyi sana none bukaba bufite imbaraga, ubundi abanone n'iki barusha ab'Isodomu? Ese hano twakomeza twibaza. Loti nuko ku murongo wa 6 yasohotse akajya ku rugi, akabinginga, akarukingira inyuma, arababwira ati bene data ndabinginze ntimukore icyaha kingana gityo. Nyamara si iki cyaha noneho no mwanya kiganje, muragira ngo tugenze dute? Umuntu wese akwiye kugarukira Imana. Ku murongo wa 9 baramusubiza bati have tubise, bati urugabo rwaje rusuhuka, none rwigize umucamanza, bati turakugirira nabi iruta iyo tugiye kugirira abandi. Basunika Loti cyane, begera urugi kurumena, maze babagabo basigiza Loti amaboko. Amen. Abari b'abamarayika bamwinjiza mu nzu, bakinga urugi, batera ubuhumyi abo bagabo bo ku rugi rw'inzu, abato n'abakuru birushya bashaka urugi. Aba bamarayika, niba aba bamarayika barageze Isodomu, hano mu isi y'imperuka turafite natwe inshingano yo kwakira abamarayika, kuko marayika wa mbere afite ubutumwa atanga ko dukwiye kubaha Imana no kuyihimbaza, kuko hariho urubanza. Marayika wa kabiri atubwira ibyo kugwa kwa Babuloni. Marayika wa gatatu atubwira ibyo umuntu uzaranyamaza n'igishushanyo cyayo ibihano bizamugeraho. Nyamara ubutumwa buragenda burakira buri muntu wese kwihana akabarirwa ibyaha. Nyamara Loti yakiriye aba bamarayika, natwe dusabwa kwakira aba bamarayika, umuntu wese ku giti cye. Kutakira aba bamarayika ni ukujya mu mugabane w'abazarimbuka.
ese byaje kugenda bite? Nuko hano ubwo bageraga noneho bakamuhishurira ibanga murongo wa 13 barambwiye bati tugiye kurimbura ahantu, kuko gutaka kw'abaharega kwagwiriye imbere y'Uwiteka akadutuma kuharimbura. Loti arasohoka avugana n'abakwebe barongoye abakobwa be, arababwira ati nimuhaguruke muva aha hantu, kuko Uwiteka agiye kurimbura uyu mudugudu. Ariko abakwebe bo babigize nk'ibikino. Ariko ibi bikino ese koko birakomeje bayikino? Imana ivuga ati tugiye kurimbura aha hantu, abantu bakabigira ibikino. Nyamara ntabwo ari ibikino. Nubwo abantu babigira ibikino bakavuga ko byahoze, ariko ntabwo ariko byahoze. Nyamara ubwo babigiraga ibikino, iyo dukomeje ku murongo wa 15, nuko bukeye mu gitondo baba marayika bateye Loti umwete bati haguruka mujyana umugore wawe n'abakobwa bawe bari hano kugira ngo imburirwa mu gihano cy'umudugudu. Maze azaririye abo bagabo bafata ukuboko kwe nuko umugore we n'ay'abakobwa be bombi Uwiteka amubabariye, baramusohora bamushyira inyuma y'uwo mudugudu. Ikibazo wakibaza ngo mbese biturutse he? Uyu Loti yavuganye n'abamarayika bamubwiye ko bagiye kuharimbura, ndetse yatangiye guhaguruka ajya gutanga imburo, ariko bigeze muri uno mwanya igihe cyo kugenda kigeze. Loti agera igihe cyo kuzarira, azaririye kubera iki? Ko yabonanye n'abamarayika, akabaza ikintu kigiye kuba. Kuzarira gukomotse he? Nyamara abavandimwe ibi byakomotse mu gutinda kw'igihe. Igihe kidatinda wa mwanya yahaguruka ajya kuburira abakwebe, akabara mubwiye ngo nahaguruka ahita agenda. Loti barahagurutse agenda nk'uko bamubwiye kuburira abantu be, akagenda. Ariko gutinda kw'igihe kumuteye kuzabira. Ugutinda kw'igihe ndozaha abantu benshi kuko baratangiye urugendo bakaba bagenda bacika intege, ibintu bikaba bigenda bisubira inyuma, abantu bongera bahindukira ka mukarodi. Biri guterwa no gutinda kw'igihe. Utazabera amaso ubugingo bwe, ugutinda kw'igihe n'ubundi kurajyana ubugingo bwe. Maze rero ku murongo ubwo bamufataga amaboko 17 bamaze kubakuramo, umwe muri bo aravuga ati hungu utapfa, nturebe inyuma kandi ntutinde utararangiza iki kibaya, hungira ku musozi utarimbuka. Iri jambo ryabwiwe Loti niryo ribwirwa umuntu wese ngo nahunga atapfa, kuko iherezo rya byose riri bugufi. Loti 18 arababwira ati je kuba bityo mwami ndakwinginze, dore umugaragu wawe nkugiriyeho umugisha kandi ugwije imbabazi zawe ungiriye. Ubwo ukijije ubugingo bwanjye sinahunga ngo ngere kuri uriya musozi icyo cyago kitaramfata ngo fe. Dore uriya mudugudu niwo uri bugufi bwo guhungiraho kandi ni muto, reka nguhungireho ubugingo bwanjye bukire. Nturora ko ari muto? Aha none turongera kuhakura ikindi cyigisho cyo kudufasha cyane. Yahawe amabwiriza yo guhunga, ahabwa amabwiriza y'aho ahungira, ariko atangiye guhitamo kuba ari we uhungira hashaka. Nyamara dukwiye kuba abantu bemera ubushake bw'Imana. Twakwibaza ngo mbese umwuka w'ubuhanuzi uvuga iki kuri urugendo rwa Loti? Uvuga iki kuri ibi bintu by'Isodomu n'Igomora? Ese niriye gusa ryabaye muri uru rugendo rwabaye ahangaha? Iyo turebye mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi mu gice cyawo cya 14 havuga icyaha cya Sodomu n'Igomora. Hano ku rupapuro ruhereye kuri 78 mu gitabo Ufite haravuga ngo ubwo rero ijoro rya nyuma ryari Sodomu ryari ryegereje, ariko abantu ntibabimenye. Kandi ari ijoro rya nyuma, igihe abamarayika bari bageze hafi bafite ubutumwa bwo kurimbura abantu barotaga ubukungu n'umunezero, bavuga ngo amahoro amahoro. Umunsi uheruka wari nk'iyindi yose, yazaga igahita.
igihugu cy'ubwiza butagira akagero cyavirwaga n'imirasire y'izuba ryarengaga. Hari urujya n'uruza rw'abashakaga kwinezeza muri iyo saha, nyamara se binezezaga ibintu bitarenze. Nyamara icyakurikiyeho ni iki? Mu kabwibwi nimugoroba nibwo babonye abashyitsi babiri baza babasanga, ndetse bari bageze hafi y'amarembo y'umurwa. Nta n'umwe bashoboye kumenya yuko abo bagenzi bari intumwa zikomeye z'iteka ryari ryaciwe n'Imana. Arasuwe, ariko dore uko bitwaye. Maze barangije aravuga ngo abo bantu benshi batagira icyo bitayeho, batagira icyo bitayeho, ntibigeze barota na gato yuko uko yakiriye izo ntumwa zivuye mu ijuru iryo joro bari bageze, bari bugere ku iherezo ry'ibibi byabo, ari byo byarimbuje iryo murwa. Ino saha abantu bararota amajyambere, ariko bibagiwe yuko n'iherezo rya byose riri bugufi. Nyamara iyo dukomeje kureba amagambo ahangaha, nuko ibyabaye, nuko Loti igihe yajyaga hanze akajya guhendahenda akababwira ati bene data, ababwira ati bavandimwe, abahendahenda yarababwiye nk'ubwira ngo abaturanyi be ko bamwumvira, ariko umujinya wabo wahindutse nk'urusaku rw'inkuba y'umuyaga. Basuzuguye Loti ndetse bamutera ubwoba yuko bari bumugirire nabi ruta iyo bagomba kugirira abo bashyitsi. Rero icyo tubona ni iki? Nuko bamufashe. Nyamara bano bantu b'i Sodomu, hano haratubwira ngo iyo badafatwa n'ubuhumyi bwikubye inshuro ebyiri, kandi ngo bagire n'umutima unangiye, igihano Imana yari ibahaye cyajyaga gutuma bava mu bibi muri iryo joro riheruka, nta byo bakoze biruta ibyo bari basanzwe bakora. Ariko imbabazi basuzuguye igihe kirekire, noneho zari birangiye. Umurimo wo guhora kw'Imana wendaga gukomezwa. Hano rero bavandimwe, dukwiye twigira ku miburo yahawe i Sodomu, maze hano ikintu bavuze kindi tutabura kuzirikana. Tugiye kureba amagambo avuga ngo rotabura byose uretse ubugingo bwe. Amagambo icyatumye Loti igihe yasubiraga imuhira avuye kuburira abakwe, nyamara bari bamusetse bavuga ngo afite ubwoba budafite aho bushingiye. Abakobwa be babuzwa n'abagabo babo, nta bonaga ikimenyetso kigaragaza ibyaha. Bari bafite ubutunzi bwinshi cyane, ntibizeye yuko bishoboka ko Sodomu ari nziza cyane yarimbuka. Baraseka Nowa. Ariko hano hatubwira iki? Bamwe mu bana be b'i Sodomu, hano haravuga ngo Loti asubira imuhira afite agahinda, maze avuga igitekerezo cy'uko bamunaniye, nuko abamarayika bamubwira gukura mu mudugudu umugore we n'abakobwa be bari bakiri mu nzu. Ariko Loti arazarira, nk'uko bafite ibintu byinshi biri kubatera kuzarira. Ntiyari azi neza ibi biteye isoni byakorerwaga muri uwo mudugudu mubi. Ntiyamenye neza ko byari ngombwa yuko Imana ibaciraho iteka kugira ngo ikureho icyaha. Bamwe mu bana be bagumye isuku, maze igitekerezo cyo gusiga abo yakundaga cyane mu isi gisa nkaho kigiye kumucogoza.
byari bikomeye gusiga urugo rwe rwari rumeze neza. Nyamara abavandimwe, aya magambo turi kureba igihe bamubwiraga ngo hunga udapfa kandi nturebe inyuma, nyamara baravuze ngo kureba inyuma gato gusa, umudugudu gutinda gato, akanya gato, umwanya muto, kwicuza ko bagiye gusiga urugo rwiza nk'uko byajyaga kubaviramo urupfu. Niyo mpamvu dusabwa kubera maso ubugingo bwacu cyane. Ariko Loti ashoboye kandi afite ubwoba bwinshi, abinginga igihe avugaga ati kujya hariya haba ari kure. Ese ni irihe kosa Loti yakoze? Hano baravuze ngo iyo Loti ubwe acisha mu kuri agahungira ku misozi, nta jambo na rimwe avuze ry'urwitwazo, n'umugore we yajyaga gushobora gukira. Urugero rwa Loti rwajyaga kumukiza icyaha cyamuhitanye, ariko kuzarira kwa Loti kwatumye we nawe umugore we ajenjeka. Ijambo ry'imburu ajenjeka ijambo ry'imiburo y'Imana. Ariko urumva ko Loti uruhare rw'amagambo ye, uruhare rwo kujenjeka rwamugizemo uruhare. Maze amagambo ari hariya hepfo ku rupapuro rwa 81 haravuga ngo hari ibyaha bikomeye kuruta ibyarimbuye Sodomu na Gomora. Abumva kurarika k'ubutumwa bwiza bubahamagarira kwihana ntibabyiteho, barusha icyaha abantu bari batuye i Sodomu. Niba ubutumwa bwiza bwo kwihana no kubabarirwa ibyaha bubwirwa abantu bakabusuzugura, icyo abantu bakora cyose batemera kwakira ubutumwa bwo kwihana no kubabarirwa ibyaha, ngo icyaha cyabo kiruta kure icyaha cy'abari batuye i Sodomu. Ngaha twakibaza ngo reka turebe amagambo tubona hano muri Mika igice cya 7. Tubanze turebe aya magambo, ariko twakabaza ngo ariko se ni iki twigira ku byabaye ku batubanjirije, by'umwihariko ab'i Sodomu n'i Gomora. Iyo tugiye muri Mika igice cya 7 umurongo wa 5 ndetse tugasoma n'uwa 6, haravuga ngo ntimukizigire inshuti, ntimukiringire inshuti y'amagara, ndetse n'umugore wawe mupfumbitana ntumubumburire umunwa wawe ngo bityo umubwira, kuko umuhungu akoza se isoni, umukobwa agahagurukira nyirabukwe, umukazana agahagurukira nyirabukwe, abanzi b'umuntu n'umugore. Sabanzi b'umuntu isaha ko biganje, kandi inyandiko Bibiliya ikabitubwiye ngo abanzi b'umuntu nabo mu rugo rwe. Ariko se twakwibaza abanzi b'umuntu nabahe? Hano iyo turebye mu gitabo cyitwa Urugo Ruhire ku rupapuro rwaho rwa 3, hano batubwiye ubusobanuro bw'aya magambo. Baravuga ngo kubwo gushaka umuti w'ibibazo byugarije abantu nicyo kintu giteye kwandikwa kwa gatabo. Ubu rero abanzi babi cyane nabo mu rugo rwawe. Nawe barahari, umuntu wese yitekerezeho yigenzure. Bagerageje kutwereka imigabane igeze kuri 4 cyangwa 5 y'abanzi umuntu afite bishingiye kuri Sodomu, ngo abanzi nawo murwe. Umwanzi wawe baratubwiye ngo umwanzi mbere ni wowe bwawe. Iyo wanzi byiza uba wiyanze ndetse ukabuhindutse umwanzi kabuhariwe w'Imana nawe, kuko uwaguhemukira ntiwakomeza kumwita inshuti. Niba rero umwanzi wa mbere ni wowe ubwawe, niba uri kwakira ibyo kwihana no kubabarirwa ibyaha, Yesu akavuga ko iherezo rya byose riri bugufi, imyiteguro ntiboneke, ingaruka zose zakubaho. Umwanzi wa mbere ni wowe ubwawe. Umwanzi wawe wa kabiri, umwanditsi yaravuze ati umwanzi wawe wa kabiri ni inshuti yawe.
niwe musangira akabisi n'agahiye. Uwo mwanze muramufatanya, uwo mukunze mumuhuriraho. Iyo nshuti igategwa umutego wo kwibwira ko iruta abandi. Burya inshuti bikunda kurenga urubibi bitewe no kwiringirana. Satani akabereka iby'abandi akabahira ibyabo. Bene rero gucika Satani yagutuma inshuti biraruhije, ariko kandi birashoboka. Amen. Iyo uhanze amaso Yesu mu bwiza bwe, iminyururu yari ikuboshye iradohoka. Bukakubaza buti akumarira iki? Niba abantu benshi bahurira mu bakananirwa kugenzurana, niyo mpamvu ukwiye kureba n'inshuti mu bana, utazitumuta inshuti ariko amaherezo akakurimbuza. Kenshi abantu bajya bajya mu busambanyi kubera ko bavuga ngo ni inshuti, bakabisoza bakoze ibyaha n'ibindi. Twabona ingero nyinshi. Maze umwanditsi atubwira umwanzi wawe wa gatatu, aravuga ati ngo wanga ntabwo ari ukwanga. Burya ukwanze n'ibyo agukorera byose ntibyakubuza kujya mu ijuru, kuko iyo akuvuga bitazigera bikujya ku mutwe, kuko byandikwa imbere y'izina rye. Amagambo avuga ntajya imbere y'izina ryawe. Ariko iyo wanze mugenzi wawe ugakunda kumwibabazaho kenshi, byugarira inzira z'ubwenge zishinzwe gutandukanya ikibi n'icyiza, maze ikoranabuhanga ryawe rigakoma mu nkokora, ugatangira imyitozo y'ingeso mbi. Tukivugana, reka mbabwire ko ukwanga afite uruhare runini rwo kukugirira neza mwembi mutabizi. Aragukeka akaba guteye amakenga, yakweshyera akaba akujije gucutikana n'abantu babi, akaba ateguye umutego wari kuzagwamo. Iyo umwiringira, iyo akwimye aba akwigishije kunyurwa, atakugirira ibanga akagutera kwizinukwa. Iyo ahora akugenzura agutera kwigengesera, ugasaba Imana ikakuba hafi. Umwanzi wawe wa kane ni ibikurimo. Kamere yawe niyo iha Satani umwanya, maze akakwidagaduraho, agenda agaruka ngo akwice, akunogonore, arakongorera, akakubuza amahoro n'amahwemo. Akakubuza amahoro n'iki? N'amahwemo. Agutega imitego itambitse n'ihagaritse, akakwica uhagaze yiyambaye imico yawe. Umwanzi aho wagize intege nke akwita intwari, aho wabuze ubwenge akakwereka ko uri umuhanga, ibyo wishe akaguha inama yo kubihakana, ibyo utazi akakwereka ko bidakenewe, ibyo wica akakwereka ko ntababizi. Abanzi b'umuntu sinabarangiza, ariko rero reka mvuge irembo rya gatanu Satani ariramo, akwereka ibyakubayeho, ibyo twavuze, ibyo twabuze n'ibyo twahombye. Ibyo bikakubuza gukunda, kandi kuko uwihugiyeho ntiyibuka abandi, kandi uwihebye ntawe yishimira. Si kenshi uwahombye yishimira uwungutse. Maze umwanditsi aravuga ati ikitonderwa, umwanzi uko asa kose nta cyiza yakwifuza kukuzanira. Kwiga akantu ku kandi bituma tumenya kuvumbura intambara turimo, tukarwana twerekeye umusaraba. Namahirwe igice cya 7 umurongo wa 7 haravangwa, ariko njyeweho nzahoza amaso yanjye ku Uwiteka, nzategereza Imana impagakiza. Ibikenewe
hano bavandimwe, umuntu wese akwiye guharanira agakiza k'ubugingo bwe. Niba Loti yarabaye maso, nyamara igihe cyo kugenda cyagera, gutinda kwibihe bikaba bibi, biradusaba natwe guhoza amaso ku Uwiteka. Niba rero turabona ko Yesu yenda kugaruka, kandi dukwiye kubera amaso ubugingo bwacu, kandi tukabubera amaso cyane cyane, kuko ibimenyetso, iyo turebye magambo ari mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, mu gice cyaho cya 2 havuga ngo ubwoko bwatoranyijwe, tubona amateka y'abatubanjirije, uburyo hafi yo kugaruka kwa Kristo byari bimeze bite ngo tugeranye n'igihe cyacu, tutazatungurwa nk'uko abo kwa Loti batunguwe kandi barahawe amahirwe. Hano batubwiye ngo mu gitabo cy'umuhondo, ni ku rupapuro rwa 15 abanga mu gihe Kristo yavukaga, ishyanga y'Abayuda ryari rirembejwe no kuba munsi y'ububasha bw'abatware b'abanyamahanga, ryari ryarajambijwe n'imihangayiko umutima. Abantu benshi ubu ikibazo cyo guhangayika nicyo kiremereye kuruta icyo kwitegura Yesu. Maze hano hepfo baratubwira ngo Abaroma bari bayihaye ububasha bwo gushyiraho abatambyi bakuru, kandi akenshi cyane uwo mwanya uboneshwaga uburiganya, ruswa, ubundi habayeho kuvusha amaraso. Umurimo w'ubutambyi warushijeho kugenda wononekara, nyamara abatambyi bakomeje kuba ububasha busesuye, maze bakabwifashisha kugira ngo bagere ku nyungu zabo zo kwikunda n'ubucanshuro. Abaturage mu ivuka rya Yesu, mu gihe Yesu yazaga, abaturage barushywaga n'abatambyi batagira impuhwe, kandi bagasorera Abaroma imisoro ibavuna cyane. Imisoro igenze ite? Ibavuna cyane. Ibyo byateye rubanda rwose kwinuba cyane. Ibihe byinshi habagaho kwiyumbagatanya, hariho ubusambo n'urugomo, agasuzuguro no kwanga iby'umwuka. Ibisambo muri iyi minsi, ikitangazamakuru cyose uzakurikira ndetse n'aho dutuye, ubusambo buraheze, urugomo rurahari, abantu barino ndetse no kwanga iby'umwuka. Ibi ni ibimenyetso kwisubiramo, nk'uko mu mubwiriza hatubwira igice mu mubwiriza havuga ngo ibyahozeho nibyo bizongera kubaho. None rero niba abantu barangaga iby'umwuka, umuntu wese akwiye kureba, nyamara ngo bitangira kwinjira mu mutima w'iryo shyanga. Kwanga iby'umwuka bitangira kwinjira mu mitima w'iryo shyanga. Umuntu wese agenzura arebe ubana ye, azisara avuga ati dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu n'ijwi ryanjye agakingura nzaza dusangire. Ndagusabira nanjye nisabira umuntu wese yugururire Yesu umutima we, yumva icyo umwuka amubwira, kandi Yesu akavuga ati ufite amatwi niyumve. Yesu akeneye ko tugira amatwi, kuko muri no minsi amatwi ari kumva iby'umwuka ubwo ari kuba make. Umuntu asaba Imana ngo nanjye umwe kuba mu mugabane w'abafite amatwi yumva iby'uvuga. Imana idufashe kugira ngo umwuka w'Imana tuyobore kuri buri ntambwe, twe kuba nk'ab'i Sodomu, ahubwo duhindure uburyo mu izina rya Yesu Umwami wacu. Reka dushime Imana. Data wa twese, uri wo gushimwa, ufite ububasha n'ubushobozi bwo guhindura imyumvire yacu, tukaboneka turi mu ruhande rwawe ku rugero rukwiriye. Reka dukomezwe kandi duhumurizwe nawe, ibyawe tubiha agaciro, kandi twitegure ubwami bwawe. Wumvise iki cyigisho abandi bazacyumva, buri wese uzamufashisha ubuntu bwawe, tubisabye mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana, tubanze dusenga Imana.